ntukagore ubuzima cyane kandi ntugakabirize ibintu. Ndabizi neza kandi ntawe utabizi ko muri iyi si duhura n'umubabaro, amakuba, ibiza ndetse n'urupfu. Ni byinshi bidutera agahinda, ni koko ibyago bidutera buri gihe. Ariko nawe ntugakabye ibintu mu gihe ubonye hari ibije bigusumira. Ese wabaye aka wa mwana murizo udakezwa urutozi uhora uvuga yuko ibyago ari byinshi n'igihe runaka bigaragara ko urimo umutuzo? Umunyarwanda bati inganyiriziya cyane yaganiye n'abayihemu. Hari umwana waragiraga umukumbi w'intama, nawe agahora akinisha abantu ababwira ko isega ije kumurya kandi ije no kurya umukumbi we. Umunsi umwe yaratabaje cyane aravuga ati isega irandiye we, maze abantu baza ari benshi bitwaje ibikoresho bitandukanye kugira ngo bayimukize. Ariko bakihagera basanze uwo mwana arimo aseka cyane ndetse atabyitayeho yabakinisha. Ntibyarekeye aho ngaho kuko umunsi wakurikiye n'ubundi nabwo yatabaje cyane ati isega irandiye we, maze abantu n'ubundi baraza bahageze nabwo basanze uwo mwana yabakinishaga arimo yikinira. Byarababaje cyane. Icyumweru cyakurikiyeho n'ubundi yaratabaje cyane ati isega irandiye, nabwo abantu baraza. Abashoboye bashatse kumukubita ariko bahita bafata n'umwanzuro w'uko niyongera gutabaza noneho batazaza kuko n'ubundi yari yabakinishije inshuro zose. Maze ikindi cyumweru cyakurikiyeho isega koko yaraje byanyabyije kusya intama ndetse nawe ntabwo yari kumurebera izuba. Maze noneho ariruka ku gasozi cyane atangira gutabaza ati muntabare none isega irandiye simbabeshya. Ariko kuko abantu bari bamaze gufata umwanzuro ntibigeze bumva ijwi rye ndetse babifashe nk'aho uwo mwana ari gukina. Ariko isega koko yaraje iramurya ndetse n'aho mukumbi byose bikuraho ntihagira na kimwe isigaza. Ni irihe somo ry'ingenzi mukuye muri iki gitekerezo? Hari igihe kenshi dukabya tukiganyira bikomeye tukaba nka wa mwana wa murizi utarakijijwe urutozi wahoraga avuga ngo buri gihe ngo isega iramuriye. Natwe duhora tuvuga ngo ibibazo ni byinshi, nabuze amafaranga, imyambaro, nabuze amafaranga y'ishuri, nabuze amafaranga y'ikintu iki n'iki. Ariko mu by'ukuri ntabwo tureba amahirwe y'ingenzi tuba dufite. Akenshi ugasanga tuniganyira hari uko twakwiye kubikora. Bibiliya iduha ibyiringiro, igitabo gitagatifu cy'abakristo, yuko Imana yita ku biremwa byayo ndetse kugeza ku kiremwa gito nk'igishwi. Imwe mu nyoni zitari zifite agaciro mu burasirazuba bwo hagati, ariko nayo ikayimenyera ikibitunga. Nawe rero ntukiganyire ku bintu ibyo ari byo byose, kuko akenshi burya ufite amahirwe wakoresha agatuma ugaragara nk'umuntu ukomeye. Mureke dukomere nubwo twaba dukomeretse. Inama na Kebuka. Njye ndi Josué Ishimwe.